umwanya wo kuvugira inyuma yaje akavugira kuri kamera kari imvuzi kazi kuvuga nibyo byaba ari sawa ingero kuza kumwakata kanje ni kumubwiza ukuri sino kumwataka nzi neza ko atazansubiza ntabwo bubifite ninaza bwoba bw'iki se giye kugira ati agiye ni gute agiye kungira niki giye kunkora none se kereka ari ukungambanira kuko kugambana nitwo tu hanyuma se niyo Nyakinshasa wenda nta kintu se harya kwiyamira muri no mensi araza no kwishyura amafaranga y'abandi ya proje z'abandi abajya uyu mudirector komwe muzikese ariko afite ukuntu zingana mu binzererezi mu buraho mufatwa nk'amabyi y'impiswi kubera iki kubera yuko muteye nk'umuvu nta hantu ntahuri ntahusimama ntahufatwa ntahu uri gutyo do uri gutyo umeze uri kubunga nka roho mbi mu bintu byo ako Jessica burinda ye yayibasha we kumba mbona nawe yasa nkaho mama mbona zya nyama zitari muri anatomene yayinyatsa buriya lovers, hello my fans. Nk'ibisanzwe ni Nyamwiza igikobwa cyiza kibiraso byiza Bishop wa Masimba kindi ni kira introduction nawe sinyishoboye hello my people hello my fans hello nanjye urayikora cyetse nimbuta yize hello my fans hello my lovers ngaho twagiye nawe manza damanza ndabizi wagira ngo urwanya baragiye ngo sindi umufana wa manza ntajya ndeba ndamureba mutomanza waza manza nuko gusa cyangwa nzagushakira kugira impano zamwe gushakira introduction ngaho nitwika kweli twikire muri ni boxing ngoreze introduction ujye ubatamo guys rero nimwumva ndahinduye muzamenye ikibiri inyuma umeze Nyamwe shameze neza mutomanza wazamanza umugabo wacu ukomeye muri no mihanda twibera kabisa barimo banshinja gukundana nawe ako ni gitangaza barimo babinshinja barashaka gukundana nanjye twaba dutinganye se twaba dutinganye se ndo umugore cyangwa uri umugabo nyine ibyo biri kunshobera nese ubwo nike cyadufite abantu babashirije icyaha icyo ni icyaha umugore n'umugabo gukundana ni icyaha si byose nimukomeze mu bidushije kandi ngo biryoha bisangiwe buriya sharing is the best hari umugore cyo twakoranye ikiganiro sorry ariko nta n'impamvu zo kuvuga ngo yivuge muramuzi aravuga ngo we ngo umugabo amubwiye ati njyewe muramu wanjye mbese umugore wa petit frère atakiriho umugabo akamubwira ati ngiye gucura uriya mukobwa ngo nukuri ngo nofu wanambwira ati Nyamwiza zo kugaye abagore bafite imyumvire n'abagore b'ibicucu kankubwire mutoma se cyera twinjiye mu kiganiro twinjiye abantu baratuze cyera twinjiye ngo tubanze dusengera nuko abagore benshi baraza kurakara ariko niko kuri abagore bagira ifuha ry'indengakamere muri bo ntabwo ari urukundo ni selfishness bagira muri bo kwikunda kandi bavuga ngo iyo ukunda umuntu uramukunda ni ukwikunda ntabwo ari ukumukunda ni ukwikunda kubera icyo ari ukwikunda nujya kureba abagore bateye gutyo cyane niba abagore yumva buri kantu keza kaba ke wenyine n'abagore bakunda ibyabo byonyine ubwo ndi bakunda abana be bonyine mbese ni abantu bafitemo kamere yo kwikunda muri bo ariko abagore tugira kamere yo kwikunda uzasanga ibintu nk'ibyo ngibyo ari ibintu bisanzwe kubera ko mutoma murumuna wawe arapfuye ufite umugore ngo umugore nyirirwa ateragira imisozi n'imisozi wenda muramu babanye neza batagenye basha no kubyumva kimwe umuretse niki ko njomba uko igiye ari kwigaruka ibo wenda bumva yuko binabaye ari mwibanga ariko ntuze ngo nkubwire njomba uko igiye niba gipima ikiro igaruka n'ubundi gipima cya kiro nta gihindo nta kintu ibi bipimo ni bya bindi uneza amatwi urantegereye aho kugira ngo mukamuramu wawe basize agenda agiye kongera gushaka kwiga mu wundi muryango agiye kongera kubyara mu wundi muryango agiye kongera kwiga imico yo mu wundi muryango no umugabo wawe mu gihe we bitamubangamiye kuko urumva nawe mutware w'ibintu byose mu gihe umugabo wawe bitamubangamiye wowe niki cyakubangamiye mu gihe nyiru nangiye kubivuga
uyabivuge ngiye kubiye ngo nyiru komeza mu gihe nyiru kurongorwa njyewe wapfakaye nta kintu mutomanza mbangamiyeho mbona bikwiye kandi bitunganye ko mutomanza yaba umubire wanjye mu buryo njyewe tuziranyeho nawe wowe niki cyakubangamiye gituma ugira umutima mubi nifuhe tu abagore bagiriye imitekerereze mushake muzanayireke njyewe nta mugabo n'umwe wanantereta ngo tubyumve kimwe ngo hagire imbogamizi ntekereza ku ruhande ngo yatuma kereka ibyo twebwe twumvikanaho bimpa umunezero mbona atabyujuje ariko ibyo kumbwira ngo kinangura umugore we ngo kinanga umugore ndamuzi ngo kinanga umugore ngo ni inshuti ngo kinanga umugore wareva ibintu bidahuye umugabo wawe ngeneye twabyumvikanyeho kimwe twabana twakundana twabyarana kandi nothing you can change nta kintu wabihindura ntacyo warenza of course ipfa kuba njyewe ipfa kuba n'uwo mugabo njyewe azakugubanya umugabo sha nta mugabo biba nta mugabo biba nta mugabo ngo yishijije ku mugabo nta mugabo bishinja igwe se kuki atamwishinjije kuki watanyishinjije si byose reka ko tugasimbuka ikintu gikomeye gitumye nza kukureba numvise wahagurukiye umuntu bita umudiregiti uwo mudiregiti musanga kuri TikTok uwo mudiregiti numva hirya no hino hanyuma numva amagambo aza bishaka kuvuga ko ari umuntu nzi uwo mudiregiti ndamuzi uwo nkeka niwe umudiregiti mutomanza aramuzi umudiregiti uramuzi muraziranye murabana murasanga uwo ukeka niwe ntuse uriya mudiregiti kumwanze cyane ahubwo ko tumwanze cyane ariko nawe ko yabanje kutwanga cyane niwe wabitangiye turi kwishyurana niwe kabitera hakora muhaguruki oya kankubwire ibintu ni mu byiciro bucya bwitwa ejo akagabo gahimba kandi kataraza yego yarabizanye nawe uraza yarabizanye nanjye ndaza yarabitangije nanjye ndashaka kubisoza none se nyamwe niba atari ibanga ahubwo kandi we yabishoje chini ya maji nyine ndashaka kubisoza juu ya maji we nta chini ya maji nta kugenda wifefeka mu bantu twebwe tubaha naho abantu bareba juu turi juu hakuna haja twende chini kutafuta kutafuta nini nyamwe niba atari ibanga ngo umudiregiti ngo ni Nyakinshasa na makuru nagiye numva hirya no hino niba atari byo uhakane niba ari byo ubyemere turahita dukomeza kubera iki nagiye numva hirya no hino kandi narinzi ngo wenda ngo we na Nyakinshasa muri inshuti narinzi ko Nyakinshasa ari umuntu nyine mufatanyije ibintu by'imihanda hakose niwe mudiregiti umugore n'umugabo baratana nakanswe inshuti umwana na nyina baratana nakanswe inshuti uyu munsi ushaka kuba inshuti y'umuntu nta nshuti iri permanent uyu munsi ushaka kuba inshuti y'umuntu ejo bikarangira bikaba bitagikunda ushaka no kubwira ko uri inshuti y'umuntu utariyo nabyo birashoboka ushaka kubyinira igihe kirekire n'umuntu uzi ngo uri inshuti yari kutariyo ni mugasanga waribeshyaga ushaka kujya mu rukundo nkajya mu rukundo na mutomanza mu myaka myinshi kandi urukundo wari urimo wenyine yego wajyaga wibwira ngo urukundo muri kumwe muri babiri kandi ururimo wenyine none ubwo wowe nawe kandi njye n'umudiregiti bigaragara ko ari uwo mudiregiti ari nawe bishop w'Amasimba washoboraga kubabeshya undi ari indi niwe wambeshyaga erega reka nkubwire mutoma ngo nimbeshye ngo nuko zino mbwebwe zirwa zibwejagura hano urandeba njyewe ukuntu ndemye njyewe uko ndemetse abandi hafi n'abandi kure bambona njyewe ntago ndemye mu mahimba nshobora kuba ngira izindi ntege nke zanjye nshobora kuba ndi umunyabyaha mu buryo bumwe cyangwa nk'abandi bose ariko ikintu nzi neza inze mpagazeho nafiteho gushidikanya ntabwo Imana igize indeba mu mahimba njyewe no kubeshya ni ibintu bibiri bitandukanye kama umupendi umufichi niba ntagukunda singukunda niba nagukunda uyu munsi nkaba nakwanze uramenya ko nagukundaga ariko guhera uyu munsi bitagihari niba ari inshuti yanjye guhera umunsi nkaba utakiri inshuti yanjye ndabikubwira simbikuvuga ngo ndabikwereka ntabikubwira ntitukiri inshuti kubera iyi mpamvu iyi n'iyi ngiyi niko ndemye
nyamwe abantu benshi bakavuga ati ukuri kose ntabwo ari kwiza si kwiza ariko niko ndemye ntacyo wabihindura nanjye ubwanjye ndabigerageza bikanga kwa kundi ni Paulo wabivuze neza ngo gerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere noneho hari ukuntu ngerageza kwigira indyarya ariko ngasanga ntibikunda kuko siko ndemetse ntabwo byemeze sikomeze niko nteye uko mumbona nteye niko nteye pe impamo y'Imana kankubwire Mutoma ngewe niyo ngiye kubeshya bintwarira umwanya ariko simvuze ngo mwisi hari igihe umuntu atakosamo ngo abeshya agiye gute ariko biri mu bintu bingora kubeshya kandi ubwo nabwo ndamutse nkubeshyeye naba ndi kubikomoza ku kuri haba ari ukuri inzi uku kuri nkashaka kuryosheshya ibindi bintu ariko mba mfite ukuri nshingiye ntabwo nshaka kubeshya none nimba unyanga tuvuge nk'uyu mudiregiti mugahita muhurira nk'ahantu bakabicaza cyangwa se mugahura ari kumwe n'inshuti yawe ntabwo wakwicara ngo murenzeho muganire ibintu byo kurenzaho simbishoboye ahubwo ngize Imana nyine nkagusana ati nkubwira mu burimo twari inshuti twaranganye bigenze gutya na gutya ntacyo tuvugana nta kintu tuvugana nta kintu tugomba kubona ko nyine ntiyabikunda hanyuma se nk'iyo Kinshasa wenda nta kintu ese harya sorry iyo umudiregiti nta kintu arasohoka ngo akuvugeho kuri media wenda wowe ukamuvuga abantu ntibashake batekereza ikimbabaza nyine ni iryo vuga ry'umudiregiti inyuma ya kamera riza rikagira ingaruka kuri za kamera mu mwanya wo kuvugira inyuma yaje akavugira kuri kamera ko ari imvuzi kazi kuvuga nibyo byaba ari sawa ngiye no kuza kumwakataka ni kumubwiza ukuri si no kumwataka nzi neza ko atazansubiza kuri kamera ako numva ngo nawe ntiyoroshye ashobora kugusubiza ntazaze ashobora kubaza azaze ntabwo bubifitemo ni naza bwoba bw'iki se agiye kugira ati agiye ni gute agiye kungira nicyo agiye kunkora none se kereka ari ukungambanira kuko kugambana nitwo tuntu twe ari imbere ibintu byo kugambana niwe Yuda mufite Sikariyoti muri media yose dore iyi media yose mufitemo Yuda uyu muraho yamushinja bafungisha abagabo ngo bisha uyu nguyu rutabariye arutabisha abagabo arabaruta namwe iryo jambo uvuze ko rikomeye mwana umudirektor ariko ahubwo urakina n'umuntu urakina ariko ngo hari n'umuntu yishe muri iyi media neza muri no mensi araza no kwishyura amafaranga y'abandi ya projet z'abandi abajya uyu mudirektor ariko muzikese ariko afite ukuntu zingana projet z'abandi zirahari hari ibyo agomba kuryoza abana bakabahereza amafaranga mugene mukore projet z'abandi bantu ntimuzikora uko mugomba kuzikora mukajya kuzigurisha mu bandi mukababajura mukabate ariko mana yanjye uyu mudiregitira noneho kugira ngo tumuveho nzi neza ko iki kiganiro agomba kugikurikira umuntu mubi uruta abandi bose reka nkubwira Budara ni umuntu w'akanyaruvu ujya mu mutuku akaba umutuku mu cyatsi akaba icyatsi mu mweru akaba umweru yanze akagaruka agateranya abantu yanze mukicara kuri tebe imwe mugasangira izinguri kumwe n'umuntu kandi uri kumwe n'umunirwa ari kujya kuri phone agahita agutanga mu bantu ikintu rero Imana ubwenge bano bantu bacyabagira ese wowe icyo cyizere umugenzi aba yakugira ukagitakaza uba wibwira gute ko bari murabwira aho bari bukikugirire batari bugaruke bagatanga ripoti y'ibyo babwiye abayizeye nyine katazihese ngewe ndimugira icyizere turimo turagana njye nawe uri inshuti yanjye unciye inyuma ubaye umwanzi wanjye wa wundi wagize inshuti yawe uba umugira ikihe cyizere yuko wataba umwanzi wawe n'akagaruka akakuraburiza nshaka ko umugenera message imwe tugahita tumuvaho ndabizi ko ikiganiro azakireba muri ino si nta myaka 100 abantu benshi muzaba imbungerezi mu binzererezi mu buraho mufatwa nk'amabyi y'impiswi kubera iki kubera yuko muteye nk'umuvu nta hantu ntahuri ntahusimama ntahufatwa ntahu uri gutyo uri gutyo umeze uri kubunga nka roho mbi mu bintu byose birimo ibintu byose urabizi ibintu byose uzaburaho gira umusimamo mu bintu byose nimvuga nawe menye ngo ndi kuvugana nawe ibintu mvuganye nawe biri hagati yanjye nawe ubu no mwiciye ubu neza amatwi ibintu ndi kuvugana na Mutomanza biri hagati yanjye na Mutomanza Mutomanza urankunda nkunda byanyabyo Mutomanza uranyanga nyanga nyabyo
apana kuburuvu niduhura ahantu umenye ngo mutomanza aranyanga n'ibiryo yamasimbirya yego sibyo apana kubura unyaruvu ngo ukundi byangiritse kandi nahisa wigira akanyabwenge agacura mube mu bantu bacengere ubateranye neza amenya ahore mu birere use karajya ngo uri umuntu ba wowe biyu kugira ngo kuko nuba wowe tuzamenya uko tugufa tuzamenya uko tukujera ubu ndimuzi uko munjera se ntimubizi cyane ntimubizi cyane rwose ntimumaze kumenya intege ntimunzi muranze umuntu ahitamo kugusanga cyangwa gucaho akagenda mana uyu muntu ntumwiciye ubukwe ko numvise ko cyakora ibintu by'ubukwe byo muzanabe ko nanjye no kuri 60 nzaba nkibutegereje buzamara nyine bwange nkuko nyine bidakunda ibintu byose ntabwo mwisi bizakunda nkuko tubyifuza ariko ubukwe bwo ntibwapfa ikomeze igira ikize 45 ni mikeya aho azijya kugira 60 umugabo azaba yabonetse ntaho yaburiye nanjye ndamutegereje kandi nanjye sindi muto nubwo tutangana nawe ntabwo mungana kandi murusha n'abana andusha imyaka nkamurusha abana kandi tubona afite itoto koko twembi turi basingomada icyo ndusha imyaka ngiye nkamurusha abana twanganyaga abana umwe afite umwe none ubu ngiye mfite abana babiri mu bana namurushije ariko nawe mu myaka arandusha nawe yicareye ariko status ni imwe twese turi babihobagire imbeho twese nuko iradutuntuza ntabwo tumereye neza twese iyo bagiye kuvuga indaya zo mu muhana abatagiraga abagabo twararushaga nitwebwega ndaya sizo mbaye ngo turi indaya nta bagabo tusuzuba imbaho babidutuka iyo status twese turayihuje twatandukanye n'abagabo twese turayihuje twabiyaye abana twese turabihuje ibintu byinshi turabihuje icyo turushanwaho ni icyo gusa ngiye ndumva ntazi impamvu mwakagombye kwangana kandi duje status ni igitangaza nanjye ako kantu rwose muzakigeho nanjye mbere nagiye nkundana n'abantu batuye ubwo duhuje ibibazo kandi nubwo duhuje ibibazo ariko nanjye ari ibyo ndusha nubwo duhuje ibibazo ari ibyo akuru hari ukuntu arushyemo kukurusha kandi azagusubiza duhuje ibibazo ariko uburushyi buratandukanye nubwo duhuje ibibazo kadupfe kwihuza tuzaba dukomeze nye muri urugendo turimo ariko ugasanga umuntu uri gukomeza yaragusize stress arashaka ko kuri stress ufite akongeraho nizo kuguteranya n'abantu ungiye ibibazo mfite nongera ko ntanya n'abantu ko kuzatuma nyena ntongeje aponso ugatuma nyena ntareza abana kandi aribona nanjye niho negamiye uzi ko akunda ubura umunyabibazo byinshi ukagira agakingi kamwe wegamye nayo mu bana niho negamye nako bashaka ukagutera nako bashaka none se ubu bizagenda bite ibaze uduhirwe uracyagira nimero yese nicyo kintu nimero z'abanzi ndazitunga impamagaye ntayitunze ikantungura ntabwo ni ukwitunga bitavuye ku mutima utunga nimero z'abanzi bawe abuda ntugasibere nimero y'umwanzi ugize impano nawe ikaba iri saved muri telefone ye ubwira telefone ugira iyo defo iya kwanza ahita siba burundu njye ni ikintu najya nkora making ashaka na status z'umwanzi zirebye cyane nyamwe bivuga yuko nubwo bitarajya ku mugaragaro mwenze na King Nzamba ngewe mwiza umukobwa wa Segege kuva wamwabwirana kiriya kizeze ngewe ngo nta hantu twiyunye na Kinze none rero bundi ako uriya kuri mugabo ako reka ako ni umugabo uriya mugore gabo cyangwa gore bimwe byaga byakunda ni gore cyangwa gore ngo yavuze yuko ngo se umwana ari Kasuku oye ntago ari wowe wabivuze ngo wa mipango ntabwo ari wabivuze Kasuku ni abakobwa barahirya bambuvuze bino hirya muri babakobwa cyangwa babagore niba piza murazi ako Jessica burinda yayibasha we kumba mbona nawe yasa nkaho mbona rya nyama zitari muri anatomene yayinyotsa buriya ako buriya njomba rayifite koko King Nzamba ngo ndi King Nzamba King Nzamba kipenzi wako aro King Nzamba na Gasuku bose bambona njombe ntayi ariko umugabo King Nzamba arifite buriya njomba arifite njyewe uzi ukuntu ngenibwa niyo ariko ntari umugabo uzi ko wamutera umujinya akazanayikohereza kuri video ngaho se sha King Nza hoya noneho ukuntu aba ari kwereka umupuri wanjye yewe baba we aba yaweretswe nkavuga ati arawimagine akawuseka akagura umugabo ariko King Nzamba nta njomba afite ubu nimagine imipuri n'ibibuno nyamara arayikohereza nuvuga ngo njye ariko ntari umugabo njye mba numva umugabo nyine ufite njombe ifite materiyeri zose
ihuye no mu mutwe yego mu mutwe hazima hakora mbona nyine hari ibintu atakora none ngiye mbonye umuntu arimo arakora ibintu bimwe bisa nk'uwitakarije icyizere ndavuga nti umuntu no kwikura abantu wasanga Njombe irimeze gutya inegekaye ari inegeka ari kwikura abantu kugira ngo atazibwira ko ari umugabo ejo bamugira bagasanga none tugarutse inyuma ngenda bizi ko King Nzamba mwiyunze mufitanye ubusuti mukundanye wa munsi none yambwiye ngo azamfata ku ngufu ngo akurepinga akahantu hari ahantu none ni nk'ahari yajya muri Amerika ukuntu yavugaga n'ingufu hari umuntu buri ibintu yari aho kuhanuka uhakundira iki koko mana yawe nyamara bavuga yuko mwiyunze wa ntago twiyunze none ko atongeye kugusubiza imbere y'Imana ntago twiyunze kandi ndakirana cyangwa aramuhamije yarazi ko ngo ari ngo wambwira ngo ijambo ribabaje ngo kumva ngo ngiye ngo mu kanwa kanjye ngo hatavamo irimubabaza kubera siki kibyuma yari byo nguha byo ingemero ngereyemo ko ariyo packaging usubiza kandi nkayigwa muri take away reka turebe namara icyumweru ataragusubiza ndamenya ko mwiyunze ansubize reka niba ariko biramwinjiriza se ko mbona views ziba ziri hasi bizi abantu binjiza uburyo bitandukanye ntabwo ngega ko bimwinjiriza pe nawe ibintu avuga ntibyakwinjiza amafaranga ariko ntabwo twiyunze deni byakijiskwiza ntituzeye sindaramubona n'amaso ku yandi barase babihereye gukunda akajambo akunda ngo boro nuko nta none se babihereye he bamugushyiraho na postinze muranabyaranye na postinze papa poso nyine afite igipfupfu bagabo nyine y'amafaranga bafite babakire Debyuti barakwataka uvuze ko ufite umugabo w'umukire kandi bo batabizi wemenya ko ari umukire bahita bavuga ngo ni Jay Squeezer rero n'abatavuga ngo ni Jay Squeezer ko yako babonye ipfupfumba rekera ariko ntago ari Jay Squeezer ntabwo gute umuntu atekereza umuntu mwaryamanye utarabimubwiye ibaze we barimagina ntawe noneho batazimagina abo noneho abimagine bakimagina na data bakimagina nande gusa ubwo urumva ndereka ubwo abantu ubwo bwenge bwabo ntawe batazimagina nawe bazakwimagina mbese buri unyegere wese baramwimagina ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko mu gihe uracyafite akazi ko kwimagina kuko rwose ko ntari kubemeza se ntabwo ndi kubemeza sirazima njye wanteye inda ndamuzi nicyo cy'ingenzi aho nsaba amata y'umwana na pampa ndahazi ibyo abandi bavuga I don't care ni imyimagino yabo idafite porogaramu ese ubu ntabwo mugihura na Debyuti ngo muganire museke warekanye n'abo bantu kuko uravugisha ukuri bacaho ugacaho ko twumvikanye ko kugira ngo duhane amahoro nta kuvugana nta kuvuga undi abafana banjye barabinsabye rekana n'abo bantu ubu mbese nta kintu uba ushaka kubavuga rekana n'abo bantu ndi kubyiga kutagira no kubavugaho kubwo kuba abafana banjye ariko nyamwishobora kuba ufite abantu benshi bagukunda ariko n'abanzi banza ari benshi of course iyo umukunzi ugomba kugira n'abanzi ariko abakunzi nibo benshi kandi njye mfite abakunzi bafatika mfite abakunzi b'ibigaragara apana bo ku kanwa gusa ngo mbese ngo mwafashe indege ngo ari urwego rwo guhimana ngo ntibajya mu ndege ngo nanjye ngo sinyigemo guhimana iki ko ari njye abanje kuyijyamo k'indege nagiyemo ko njyewe umugabo wanteye inda biri mu nshingano ze kuntegera itike kunyishyurira ibitaro kunyitaho ibyo biri nindi naza mpimana nawe ushyizemo umugabo wawe bose ntibafite abagabo bakwishyura indege njyewe ntabwo nshaka kuri amafaranga mufuka ngo ndi gutega indege kandi mfite uwanteye inda akora iki none se bo bayikoreyemo mu mufuka cyangwa n'abagabo babo mfite umuntu wanteye inda ubiri mu nshingano ze mukorera inshingano kandi nanjye mfite izanjye kandi ndikoreye yego nyina ni mfite izanjye izisigaye ni izande ni iz'umugabo wanteye iki inda yarazikoze none ndi mwihaganwa nande none se bo nta bagabo bafite babateye izo nda mbere se ibyo ni ibyabo n'iby'abantu simbizi sinzi uko bateze indege icyo nzi icyo njya gutega indege ntawe nari nabonye yitega ngo nawe ngo ninagendeyeho wari wabonye yitega muri bo ngo twe ngo nabari bati mwiza yabikoreye kugira ngo ujya nateze indege ku giti cyanjye kubera ko byari ngombwa nari ntwite ntabwo nshaka kugenda urugendo rwa Trinité umugabo wanjye yambwiye babe you can't go with a bus wow you know please take flight and I did urumva ndagenda ndabyara mara kubyara umugabo arambwira umuyaga ni mwinshi babe you know you have to come back with the aeroplane icyo ndagishoboye izo ni ingaruka zo guterwa inda n'umugabo nyine nyamugabo ufatika
none ubu se tuze ngo tujye mu marushanwa byakunda se ntabwo bikunda kubera iki se ntabwo bikunda bati mana yanjye nyamwe ariko mana yanjye kubera iki bidakunda rekana n'abantu hari icyo ubona batakugezaho ngo ibyo ntibikunda abantu turi kumwe mu marushanwa bariya ntibarimo ibyo ndabikubwiza ukuri murebe gufata ibintu bidahuye ngo mubigereranye nabwo ngo bariya n'abagore b'abagabo siko bababwiye siko bababwira njye sindi umugore w'umugabo uwo muntu tujya mu irushanwa gute ko tudafite status zimwe urumva kurenzeho iya ndenzeho urumva mbese wowe urayamanitse ntabwo warushanwa nawe ntabwo ntibikunda nari nagize ngo nyine bari hasi ntibikunda cyangwa ni filozofi uri mu ntamosha uri mu ncuri ntibikunda ni ukuri ntabwo turi mu nzego zimwe zijya mu marushanwa ntibikunda ntabwo bikunda hari ibintu ari gutekereza itike y'indege njye ndi gutekereza ahantu ibusanza hari itaka risa nk'iryamanutseho gatoya hari imisenyi hari amasima ari ibintu bindaje inshinge sindyamye singize gute ndi gutekereza ukuntu wenda Imana nihindura amateka umuntu yabaza ibiciro by'imodoka nkajya kubaza budara ari gutekereza wenda kugura indege se ari gutekereza gukora anniversary n'umugabo cyangwa arimo kwigaho arimo gutekerezaho gusa nkanjye hari ibintu bitari mu mutwe ntiharimo anniversary ntiharimo birthday ubwo ntibirimo ibyo ntabwo birimo ntabwo urimo utekereza ngo umugabo wanjye yarakaye arakara tujye turahurira he yarakaye ntawe ngira ntihedura yarakaye ko njyewe guys ni ukuvuga ngo ibintu birakomeye bari mu rwego rwo hejuru ntabasha kugeraho ku buryo tutahangana waretse filozofi nyamara ubwo urabona umugore si umugabo yahangara gute umugore ufite umugabo koko none se umugabo ku buryo bajya mu marushanwa umugabo ne buri kimwe cyose ariko we ariko kandi urakina ari abantu barimo baratubona hari umuntu kuba afite njombe ye personnel afite kadi ya banki afite icyangombwa cy'ubutaka afite imodoka afite inzu afite ibintu byose kwa gusa ko afite iyo njombe yego kandi iyo njombe barayifite kandi njye ntayo mfite shaye filozofi kwindeze mwana hari njombe ifite imodoka ifite ikibanza ifite inzu ari umuntu kuba afite njombe yiwe ayibonamo ibyo byose hakaba n'undi ubibona atagendeye kuri njombe wanshanze mwana utiga bigoye muto manza noneho waje mu bya njombe ikibazo cyabaye ikibazo ni ukuvuga ngo hari umuntu urumva kuba njye nifitiye abudara wanjye yego abudara wanjye njombe yanjye personnel birahagije nyibonamo inzu nkayibonamo amafaranga nkayibonamo ibintu byose nta kindi ushaka kubira niyo yaba ari inzanga niyo yaba ari zezenge ariko nyifite nyibonamo ibyo byose ni urugero ntanze ese mama ni urugero ntanze urumva nyibonamo ibyo byose ndi kuvuga muri rusange noneho hakaba n'undi muntu nk'uku kwacu basakira nta njombe nta kintu nta cyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza turaho gusa tubereyeho kubya mbese wa wundi uyifite ni urenze none se ubwo urumva umuntu urenze nk'uwo wajya mu marushanwa gute nawe hapo nimekupata ni na byiza ko abantu twibwiza ukuri aho ibihe bigeze abagore mudafite abagabo umucire bugufi abagore bafite abagabo kuko bafite byose bafite ibyo mudafite yego hanyuma wenda kugira tugane mu musozo gusa nuko icyiza ibyo babona bimwe natwe tubibona mutanavunitse bikaze Imana ikabacira inzira kandi ugasanga ubonye ibyiza biri original ako mani koko bari abantu mwari inshuti mwakongeye mukiyunga mwambabare mukiyunga koko twapfuye mbabarange nabwo mwambabare mukiyunga koko twapfuye ikise ko ntarine ujya wibuka muza kundeba kasarani oya n'izina ry'Imana ndabizi wabimbujije ubaha abafana b'amasimba mwakongeye mukaba inshuti twapfuye ikise ko nacyo twapfuye kandi mutakivugana ubu se ejo ko twajyaga se kuvugana tukaguhamagara ariko narababonaga watubonaga hehe nta gihe mwazanye kasarani ubundi se waraduhamagara nta gihe nigeze kubasanga hano uzongera uduhamagare tuzure ko tutaza byashoboka se kubera iki se bitashoboka ukaba uzi ko bari buze nawe ukaza
apfa kuba we yabihawe yabyakire kugenda n'umugore udafite umugabo nta kintu bitwaye. Subiramo ako yewe mba kantu. ndi ready. Ako kantu ngo apfa kuba Iwe nabihabwa akabyakira akabona kugenda n'umugore udafite umugabo nta kintu bitwaye. It's okay. Twebwe amaboko twarayamanuye do turi hano tuciye bugufi. Ducishijwe bugufi n'ibyubahiro byanyu. Ikibazo cyanyu hari igihe numva nk'ejo nari ndimo nkurikirana ikiganiro cyawe nimba ari na Sava. Ngo n'ibintu byo gufungishanya no gufungishanya biba binuganugwa. Ntago ngereka nkubwire. Buriya buriya ngo biki n'ibiki. Ntago ngiye nagira umwanya wo kujya gufungisha umuntu. Mu myanya nagira. Uwo ndibwira utarimo. Cyakora umuntu nafungisha. Umuntu yabyuzinze ababyeyi banjye ku rwego rurenze. Cyangwa abana banjye kubera ko abananjye ni batoya bari under age. Then ababyeyi banjye nta kintu bakoze gituma baza muri media, ariko bakoze igituma baza muri media mukabavugaho. Nakureka ukamutatamura ariko none se ibyo yakoze yabimuzana muri media, ariko mu gihe nta kintu yakoze kimuzana muri media mubona nta mpamvu kugira ngo aze muri media. Then umwana muto y'uruhinja ntakoso ntago bino bimureba. Noneho amplisi ku mwana we bakubona neza nagerageza. Niyo bitabagereza nagerageza n'ikindi gishoboka. Ariko kuba seriye ku mwana biri very sensitive ko nta muntu uzi jane yanjye n'abana banjye ibyo nciyemo ibyo ncamo kugira nta ubizi ninjye ubizi. Ariko byo kumufungisha biya nabivugishijwe n'umujinya bagende banarekera yivuza amasaha atinze. Buriya iyo baba baryamye ari amasaha ubundi abagore umugore ufite umugabo aryama sangapi? Saa 4 aba yarengeje kandi ubwo nabwo bicaye n'umugabo we barimo baganira. None se umugore ufite umugabo saa 10 uri kuza kujangarika kuvugana n'imbobo y'umugore udafite umugabo kuri live gute? Gute? Nijoro saa 10 n'imwe saa 10 mu mwanya wo gufumbata umugabo muzamumutuma ibintu bimwe mu ngo bitagenda neza mugende mureke. Ibi gukora ibintu mu gihe kitari icyabyo nibi bituma umuntu avuga ibintu bidahuye. Batumye mvuga ibintu bidahuye ariko nta kintu namutwara, nta na kimwe sinamufunga sinamwica, ntacyo namutwara n'umujinya nayo narakaye. Ariko nkube iyo bayakoresheje igihe ukagomba kugikoresha iyo aba yaryamye amasaha umugore aryamiramo twarigurira he ngo biriya mbivuge. Mbese yagiye mu mwanya utakagombye kuba. Uriya mwanya ni w'abantu bari idle. Twebwe turi idle tudafite ibyo gukora, nta bagabo ntaki turaho turi idle. Uriya ni umwanya wacu rero ugasanga aguye muri jam. Agatuma abantu bajaminga. Uwo mugabo ariko buriya nayo ntazongera kugaruka mu mihanda y'abantu bafite jam. Ari amasaha na yacu. Nta masaha na y'abantu. Ndetse ukamumugiriye n'inama akanyuzeho. Biko karagaciyemo. Ariko nta kintu namutwara. Nyamwe mu gusoza reka tuvuge ku munsi dufite wo kwibuka intwari yacu. Wenda twavuze twinshi twiza ariko se uriya munsi ufata gute? Amakuru nzakubaza. Mfite amakuru nshaka kumenya ngo i Kigali mwari mwicanye. Bigenda ute? Mwari nzayabariza ku Masimba nzamagara Budara kuri ko. Nta muntu nge nakwicana nawe. Abudara i Kigali yari yicaye n'abantu. Ngende cyakiraro buri wese azagaca akigenda. None kuri uriya nshoko kwihangana byari bisanzwe bikorane. Nande ubwo urakara ubundi babyande. Ubu ko nzi neza tuyo tuvugishwe aho urakara. Kigali mba ndi guseka. Mbizi ko mu bantu nziranye nabo batagiye apfa kurakara ubamo. Aho urakara buriya babyegenze bite? Sinzi amakuru ufite numbaza nzagusubiza. Ariko nyine kurakara nzagusubiza sinibuka igihe naraka ariko iyo ndakaye ndakara nabi. Abafana bajyaho ku Masimba mu nyandikire muri komantere za Mutomanza ngo nyamwidutemo. Mbatemo. Nindangiza mbatemo. Mutomanza mbatemo mfite amakuru. Nzagusubiza. Bizapfe kuba ari ukuri. Ni ukuri ndabizi ko i Kigali wari wicanye. Kandi utari uriyo. Wari wicanye mu Bigogwe wari ugiye kuhicanira. Gakomana n'icumu. Naje bwije kabisa kandi wari wambwiye nze kuza kare. Ariko nawe agiye gukoresha inzara. Of course. Erega papa Poso nanye ntagarwa. Anwaye nk'amashasha adahambiriye. Mwambonye? None se uzajya he? Mbahose. Ntoraho.
hanyuma ejo harya n'ejo tuzajya kwibuka intwari yacu. Umunsi nk'uriya ufata gute kuri wowe? tariki 19 z'umwaka ushize ni itariki ntazibagirwa mu buzima. Ni itariki ihora iba nshyashya mu mutwe wanjye. Yego. Ni itariki y'agahinda. Ni wo munsi bambwiye ngo umuntu runaka arapfuye kuva mbayeho. Nkajya mvuga ngo nitugera saa 8 baratubwira ngo ni ukubeshya. Ejo haragera umunsi kuri hati ntibaratugarika bazatubwira ko batubeshyaga. Kugeza n'uyu munsi nyine numva ko baratubwira ngo baratubeshye. None niba byakurikiranye nuko wenda nta bariyoro nyine yabayeho ngo mbese tubibone bamushyingura, tubibone mu cyubahiro, mbese tubibone. Ngiye murarumva bazakatubwira ngo baratubeshye. Hanyuma rukundo mbese kankubwire. Makanika General Makanika Rukunda Michel niwe mugabo w'umunyamurenge nakunze ntarabona amaso ku yandi. Ndamukunda nkumva nzagenda nkajya ruguru nkagenda ikinjyanye byibuze mukubiteho ijisho rimwe ngaruke, kuko amagambo yasize amagambo akiri inkomezi. Amagambo arukunda niyo yatumye abanyamurenge bagifite abana bararijoro n'amanywa bahagaze kugira ngo abandi banyamurenge babeho. Ni umunsi ukomeye, ariko hari ikintu ngiye ngira muri ngewe mu gutekereza kwanjye. Intwari ntizipfa, ntiyapfuye kubera ko ibyo yavuze, ibyo yakoreye biracyari mu mitima y'abantu. Kandi twese nibyo tukwiye guharanira. Abda tukwiye guharanira ko ati Abda yapfuye ariko yasize agize uruhare runaka yakoze iki, byagenze uko nguko. So Imana ikomeze imutuza heza mu munezero, kandi icyo yarwaniriye Imana izadufasha tukigereho, kuko niryo shema ryacu. Wenda nk'urubyiruko rwa media rw'abanyamurenge bakuri media, utekereza cyase n'iki wifuza ko bagiramo uruhare muri ibi bihe byo kwibuka, cyangwa se no muri ibi bihe byo gutekereza intwari zitakiriho, cyangwa se na za ntwari zihari? Wumva nk'abajene ari iki twakora? Mugabanye ibiyobyabwenge, mugabanye akamenyero ko kubeshyera Imana ngo muri mu murimo Imana ntawe murimo. Yego. Mugabanye ubuzerezi, muhaguruke mukore icyo urubyiruko rwakwiye gukora. Yego. Kandi mwese murakizi. Nijoro nibwo naza ntegera Rukunda arimo aravuga hariya ngo we yatangiye gukubita, yavuze ngo iki cyuma gukubita icyuma gukenera ifite imyaka ngo 16 17, ngo muhaye muvuga ngo abantu ngo n'abana ngo ise ngo mamuhaye muvuga iki? Twebwe dufite abazehe za sacyanwa ziri ahangaha. Ukareba umuntu Abda, ugashaka icyiciro cyose kibaho cyo mu isi umusangamo, uvuga ati ni ahangaha abarizwa, ni iki kintu akora gifitiye akamaro ubwoko, ukakibura pe. Urubyiruko ruhaguruke dutabare. Tudatabara tuzapfa gushira gutya dushiremo haye. Mureba umunyamurenge nabo umunyamurenge uhagarare ku ijambo rye ko umunyamurenge umenye ko umunyamurenge atagomba kuva iwabo umurenge. Ese umurenge ni hashira tutakigira iwacu, tuzovuga nk'inkomoko yacu ni iyihe? Ni kibazo. Turwanire gakondo yacu. Turwanire gakondo yacu. Nyamwereka ngushimire, nakubaza byinshi cyane, ariko n'ubushize narabivuze yuko uri umwe muri twe, no munyamuryango wa Mutomanza, turabanyamuryango b'Amasimba. Wenda byinshi uko tugenda tubitekereza tujya tugaruka tuganire, kandi nzi neza yuko Imana iri mu ruhande rwacu, nzi neza yuko bizakunda. Ndasaba n'Imana abanzi bagende bashire, twese duhinduke tuba umuntu umwe, cyane ko sinzi umunyamakuru ukunda kuvuga ngo ni bene Nyirakivuruga kivuruga icyansi kimwe. Rero guys, ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda cyane. Ciao ciao.